nshuti bakunzi b'Umukiza Gospel, Kristo Yesu ashimwe. Ndabashuhuje cyane aho muri mu mpande enye z'isi mukurikiye Umukiza Gospel. Imana ibaho umugisha kandi Imana ijye ibarengera. Imana ibaho umugisha. Tudatinze tugiye kwiga uburyo dushobora gukorera Imana dukoresheje iyi mibiri yacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma rirambwira ngo, riravuga ngo nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. Imana ibaho umugisha, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana. Imana ibahe umugisha. Ariko rero hagati aho ngaho tugiye gusoma na Bibiliya tuvuga cyane cyane ku rusengero rw'Imana. Erega iyi mibiri yacu ni urusengero rw'Imana. Imana ibaho umugisha. Turasoma mu Bakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, ibice byaho 6 umurongo wa 19 haranditse ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka? Haleluya. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Haleluya. Uyu mwanditsi rero wa Bibiliya ahagarikiwe n'Umwuka w'Imana, nuko aravuga ati, se ntago muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, kandi Umwuka Wera wavuye ku Mana? Nuko rero imibiri yanyu ibyo guhimbaza Imana gusa. Haleluya. Ese umubiri wakorera Imana ute? Cyane cyane ko tuzi ko uyu mubiri uri mu birwanya Imana. Uyu mubiri iteka ryose urakubwira ngo ndashaka iki. Iyo ukubwiye uti ndashonje, ntago wawubwira uti wa mubiri wawe wihanganye, ahubwo umubiri urakubwira uti niba ubibuze shaka naho ubyiba, ariko ndye. Umubiri rero wasubiza ibyawo ngo ugiye kwiba, bakaba baragufashe bagushyize gereza. Uyu mubiri ushobora kukubwira ngo nkeneye amavuta, kandi nutansiga amavuta urabona ndahita mvuvuka. Amavuta waba utayabonye kuko ukavuvuka, umubiri ntabwo byitayeho ngo ntiwayabonye. Umubiri w'icyo ushaka nuko gusa uhaza. Imana idufashe cyane. Ariko haleluya, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haleluya, ngo imibiri yanyu ibi yo guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Kandi rirongera ritubwira ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana ishimwe. Iyi mibiri yacu rero ikwiriye gukorera Imana nta kindi yitayeho. Iyi mibiri yacu rero ikwiriye gukorera Imana nta kindi yitayeho. Ijambo rirambwira ngo haleluya, ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Haleluya. Kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Buriya rero umutima ukundisha Imana uri mu mubiri. Haleluya. Ariko ndetse ubwenge bwawe buri mu mutwe wawe, mu mubiri. Imbaraga ziva mu mubiri. Haleluya. Rero utanga umubiri wawe uba igitambo cyera. Haleluya. Umubiri wawe uwutura Imana, uyikorera, uyumvira, uyubaha. Haleluya. Uyicira bugufi. Ntukoreshe umubiri wawe ukora ibyaha, ntugakoreshe umubiri wawe
usambana. Imana igufashe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ese ngo ntabwo muzi yuko umubiri wanyu ari urusengero rw'Umwuka Wera uri muri mwe? Rero iyo usambana, ijambo rirambwira ngo iyo uwifatanyije na maraya muba mubaye umwe. Rero iyo usambanye na maraya uba ubaye umwe nawe. Ni ukuvuga ngo niba maraya usambanye nayo kandi wuzuraga umwuka w'Imana, ni ukuvuga ngo umwuka arigendera hanyuma ugasigara uri maraya. Niba uryamanye n'umuntu ufite inyatsi, nawe byanga bikunze inyatsi zataha iwawe. Rero reka mbabwire, haleluya, imibiri yacu nibe imwe na Kristo. Erega buriya imibiri yacu ni ingingo zimwe na Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Nuko rero urusengero rwacu turukoreshe duhimbaza Imana gusa. Haleluya, Imana iguhe umugisha mwene data. Haleluya. Uhereye umunsi wa none ntuzongere gusuzugura uwo mubiri wawe ngo upfushe ubusa, ngo ujyane mu buraya, ngo ujyane mu bujura, ujyane mu kubeshya, ujyane mu bwesikoro, ujyane mu bidatunganiye Imana, kuriganya, kurwana. Ibyo ngibyo bizibukire, kuko umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka, ni urusengero rw'Umwuka Wera uturuka ku Mana. Haleluya. Erega buriya Imana iragukunda, kandi Imana ishaka yuko umubiri wawe uba igitambo kizima cyera gishimwa nayo. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ishaka yuko uyijya imbere ugakoresha uwo mubiri wawe wiyiriza ubusa usenga. Koresha uwo mubiri wawe ukorera Imana. Haleluya. Niba ari nko gufasha, ufashe ukoresheje ubwenge bwawe n'umutima wawe byo mu mubiri wawe. Haleluya. Uko nguko kuyikorera ukoresheje umubiri wawe nicyo gitambo imbere y'Imana cyera kandi gishimwa n'Imana. Imana iguha umugisha. Mwene data, birashoboka yuko uyu mubiri wawe wawukoreshaga ibindi bintu bitari ngombwa. Ni ukuri, uyu mubiri wawe wijanditse mu busambanyi, uyu mubiri wawe wawujanditse mu bujura, uyu mubiri wawe wawujanditse mu bwicanyi, umubiri wawe wawujanditse mu kugambanira abandi, umubiri wawe warawujanditse ndetse ugira ishyari. Ariko uyu munsi wa none Imana iravuze ngo, irakubaza ngo ese ntabwo wari uzi yuko uwo mubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka w'Imana? Haleluya. Nuko rero umubiri wawe nuhinduke, haleluya, wo guhimbaza Imana. Imana niguha umugisha. Mwene data ukurikiye Umukiza Gospel, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, ndetse iri jambo haleluya uryohereze na mugenzi wawe ukunda. Haleluya, haleluya. Mugezeho buno butumwa ngo ese ntabwo wari uzi yuko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana, ari urusengero rw'Umwuka Wera? Nuko rero uhereye umunsi wa none uzibukire ubusambanyi, uzibukire ubujura, uzibukire gusenya urusengero rw'Imana. Urusenyesha ubusambanyi, urusengero rw'Imana ruri kurwanduza, urwandurisha ubuhehesi, uri kurwanduza, urwandurisha ubujura, urwandurisha kugambanirana, urwandurisha ishyari, urwandurisha kuroga. Uyu munsi wa none Yesu aragushaka kugira ngo urusengero rwe rwongere rube ruzima. Haleluya. Yesu arashaka kugendana nawe, arashaka guturana nawe, arashaka kuba umwe nawe, ariko mwemerere. Haleluya. Uyu munsi wa none, haleluya, hanyuma uzibukire ibibi ukora ibyiza, hanyuma haleluya ibyo biraba igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana imbere y'amaso y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Numva nishimye cyane kuko wumvise buno butumwa kandi ko bukugiriye umumaro. Uyu munsi wa none ufashe icyemezo cyo guhinduka, ukava mu bibi ugakora ibyiza. Erega buriya nubwo ukunda ibibi ariko ni byiza byakubera. Mwene data, nta wundi muntu wagushoboza gukora ibyiza usibye
komatana na Yesu, usibye ko Yesu Kristo wamwemerera akakugenderera, wamwemerera ukamwakira mu mutima wawe, hanyuma akakuyoborera. Imana iguha umugisha. Haleluya. Imana iguha umugisha. Bene data, aho muri mu mpande enye z'isi, Imana ibaha umugisha. Mukomeze mujye mukurikira iyi channel y'Umukiza Gospel, munayikundisha na bagenzi banyu. Imana izajya ibaha umugisha. Reka ngusengere. Uwiteka Mana ya Isiraheli, uri mwiza, uri Imana yacu bwite, bere mwiza wagutegereje n'abagukunda. Uyu mwene data wumvise rino jambo, ndamusengeye umuha umugisha, kandi haleluya, amahoro yawe abe kuri we. Kandi haleluya, umuntu wese wumvise iri jambo agafata umwanzuro wo kugira ngo areke ikibi, haleluya, akora icyiza, mwami wanjye Yesu Kristo, nukuri ndakwinginze umugenderere, uture mu mutima we, kandi uyu munsi wa none umuha imbaraga z'Umwuka Wera zimubashisha kunesha ikibi cyose. Uri mwiza nyakubahwa Imana, nubane nawe kandi umurengere. Ni mu izina rya Yesu ryera. Amen.